Imana izafukura akariba ku buzima bwawe. Imana igifukura akariba, Imana igifungura inzira, izi nzira zafutwe zigafungurwa. Birashoboka ko ufite umutwaro ukuremereye, birashoboka kuri mu ishuri ritakoroheye, ariko we kurara mu nzira, ntugarukira aho ugeze, ntugarukira aho ugeze. Erega haracyariho ibyiringiro ko nubwo igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka, niwongera ugaruke, wongera ugaruke mu mutima wari wagiye, umutima wari wataraye, ariko ngera ugirira Imana icyizere muri uyu munsi, muri uku kwezi, wongera ugirira Imana icyizere. Aha, reka mbahe ikaze mbashimira mwese mudukurikiye hano kuri Prophete Ezekiel TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njye nitwa Depiwa, nk'ibisanzwe dusanzwe tuganira, dusanzwe tuziranye. Nkuko mubibona imbere ya kamera zacu turi kumwe n'umutumirwa, turi kumwe n'umuntu udasanzwe, musanzwe mumubona abakoze subscribe kuri YouTube channel ya Prophete Ezekiel TV, musanzwe mumuzi. Uyu munsi twongeye kuganira nawe, ariko mbere yuko dutangira reka mbanze mbasuhuza aho muherereye hose, yaba bari hano mu Rwanda, abari ku migabane itandukanye y'isi mudukurikira mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Reka nizere ko ibintu bimeze neza, kandi aho bitameze neza ejo bizagenda neza, niko ubuzima bw'isi bwubakitse. Icyo nababwira, mukomere mu mwami. Ntatinze ntavuze menshi, reka dutangire duha ikaze umutumirwa wacu. Karibu kuri kamera ndetse na mikoro za Prophete Ezekiel TV. Tangira utwibwira, hari abakuzi bagukurikiranye, ariko birashoboka ko hari umuntu mushyashya ubu kubonye bwa mbere, uba ugize inyota cyangwa ugize amatsiko yo kumenya ubutumwa ugiye gutanga. Tangira umwibwira hanyuma dukomeze. Amen. Amen. Nitwa Mukamurenzi Bibiana, ndi umubyeyi, umugabo n'abana. Yego. Sangira mu itorero ry'Inshuti y'Abadezame. Imana duhana umugisha. Amen. Urakoze cyane, urakoze kutwibwira. Ubushize waratwibwiye, ariko n'ubu ngubu aba ari byiza kongera kwivuga kugira ngo tuganire tuziranye muri rusange. Umeze neza ariko? Ndamahoro. Ndabibona urashima Imana, ndabibona rwose. Ufite akanyamuneza. Ushobora kuba ufite ahantu uri gukura akanyamuneza muri iyi minsi, hano waturangira. Ni mu gusenga. Mu gusenga bura niho ugakura. Akanyamuneza niho kivira hose. Niho kava n'ahandi. Ko hari abasenga so usanga bavuga bati, nyine ugasanga ntago bakura akanyamuneza, ugasanga baracyari kwa kundi kandi bahora bajya gusenga. Abo bantu bo bipfira heho? Nababwira ko igiti nabo kizashibuka. Igiti kizashibuka. Buriya igiti cyabo kiba kitarashibuka. Buriya kiba cyaratemwe kikaba kitari cyagera igihe ngo gishibuke. Okay, ni byiza cyane. Ubushize mu kiganiro wakoranye n'umukozi w'Imana Prophete Ezekiel, ari nawe CEO wa YouTube channel cyangwa se uyu muyoboro unyuraho ibibwiriza. Mwagiranye ikiganiro cyiza kiryoshye cyane, numva nanjye kinteye amatsiko. Ni ikiganiro cyari gikubiyemo ubuhamya, ngira ngo harimo ubuhamya nibwo mwibanzeho. Uvuga ukuntu Imana yagize neza, uvuga ukuntu ahantu Imana yagukuye, uvuga mbese byinshi bigiye bitandukanye, urabizi kundusha. Ariko ngiye nagize amatsiko y'ikiganiro mwagiranye. Hari ahantu wavuze ngo waryaga ibyo kurya bivuye mu ishashi. Hari ahantu nahise ngira amarangamutima, ndavuga nti ubuzima bimeze gute, ukuntu wabayeho ubwo buzima ugakomeza ugasenga ukanamba ku Mana, bikaba bigeze kuri iki gihe. Njyewe nahise nibaza ngo izo mbaraga wazikuye hehe zo kuba muri ubwo buzima ukaba ugeze kuri uru rwego. Mbwira abadukurikiye ko hano twicaye ni muri ya taje, nta handi turi, ni muri ya taje, niho agiye kuba tuganiriza tubwira uko Imana igira neza. Izo mbaraga wazikuye hehe zatumye ushikama kuva muri ubwo buzima ukaba ugeze muri ubu ngubu? Izo mbaraga
gukomeza kubana n'Imana, gukomeza kubana kwa kugasamba Imana ikavugana nawe, ukakomeza ukagira imbaraga. Imana yavugana nawe ukizera, ukagira ibyiringiro. Nubwo wasonza, nubwo wakwambara ubusa, ukumva ko ejo Imana izakugaruka ko yavuganye nawe. Nuko bimeze. Niho nakuraga imbaraga nta handi. Niho wakuraga imbaraga. Ariko iyo tubwira gutyo, hari umuntu ushobora kuba dukurikiye atwumva, akakumva uburyo uri kuvuga, akumva ni iryo banga uko bimeze, ariko ugasanga we muri make ntako aba atagize kugira ngo yihuze n'Imana. Ugeze kutubwira ngo ni igiti kiba kitarashibuka, ariko si ubwo hari igihe yibaza ubu kizashibuka ryari, akavuga ati igihe nahereye uwo muntu koko. Wakongera dusubiye nk'inyuma gatoya, ukongera ukatubwira nk'uburyo wenda watangiye n'igihe runaka byagufashe, mbese tukabijya mu mizi kugira ngo na wa muntu utarasobanukiwe neza none asobanukirwe neza uyu munsi. Kwihangana ukizera ko ibyo Imana avuganye nawe bizasohora. Ibyo byamfashije kugera kuri iyi saha. Nuko nihanganye. Kwihangana. Ubwo ni ukuvuga ngo warasengaga ukabaho muri ubwo buzima bimeze gutyo, ugakomeza kwihangana. Nakomeje kwihangana senga Imana. Najya gusenga Imana ikambwira ati humura nzakugaburira, humura nzakwambika. Ariko nagera mu rugo noneho nkaburara kurushaho, nagera mu rugo ngasanga nta mwenda nizeye bawibye, ariko nasubira gusenga ati humura ndi kumwe nawe. Nanjye nkasubizwamo imbaraga nkakomeza. Ntabwo siko numvaga aribwo wahuraga n'ibigeragezo cyane. Iyo Imana ivuganye nawe birushaho kwiyongera, ariko nanjye ngo mbwire abantu ko Imana ishoboye byose. Nubwo Satani Imana ivugana natwe, Satani abarekereje abari iruhande rwacu, ariko Imana iri mu ruhande rwacu kurusha Satani. Bakomere. Yego, ni ukuvuga ngo uko wasengaga cyane ahubwo nibwo Satani yakugabagaho ibitero cyane, bigatuma ahubwo muri make yarakugeragezaga ngo arebe ko wasubira inyuma. Ndashobozwaga n'Imana, nanjye namaga imbaraga zo gukomera. Uyu munsi hari umuntu udukurikiye, wenda ari nko muri ibyo bihe waba waranyuzemo, akaba muri make arasenga cyangwa se ntanasenga, muri make ari kubona nta cyizere cy'ejo hazaza afite bitewe n'ubuzima arimo, bityo hakaba n'ubwo bituma kwizera afite kugenda kugabanyuka. Ijambo uyu munsi wamuteguriye ari ryo ndakubona iruhande rwawe, ufite Bibiliya, ndagira ngo iryo jambo urimugezeho, uritugezaho muri rusange, natwe dukurikiye tubyumvireho, hanyuma twumva ko Imana igira neza. Amen. Karibu n'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Imana irakoze ko nongeye kugira umugisha wo kuvugira kuri iyi channel. Yego. Ubwo derukana nababwiye ukuntu Imana yantabaye, kankura ku biryo byo mu ishashi. Imana yankuye kuri bodaboda naturaguraga muri Mondisi. Nababwiye ukuntu Imana yagiye turinda inzara, ukuntu Imana yatwambitse. Yego. Mbabwira ukuntu Imana yampuje n'umugabo turi kumwe. Nagiye mbabwira ibintu byinshi, ariko Imana yacigira neza. Ngiye kubwira ijambo ry'Imana, ariko njya nkubwire ngo komera. Wowe uri mu ntambara, komera. Wowe uri mu kigeragezo, komera. Wowe ushonje, wowe wambaye ubusa, ukomere. Intambara niziza, ukomere. Amagambo nazo, ukomere. Imana ishimwe. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Ntabwo ari ubwa mbere uryumvise, uryumva no ku macana atandukanye, ariko uyu munsi uribwira Mukamurenzi Bibiana, urifate ko nka hari rishyashya mu matwi yawe, ko ari giye bwa mbere uri kubwiye. Amen. Reka mbwira umuntu wese udukurikiye abanza kuri subscribe aho hasi aho ngaho kuri YouTube channel, agukurikiyeho akore na like, anatwandikire muri comment, atubwire uko ibintu ari kubyumva, atubwire igitekerezo cyangwa se asaba n'inama, nayo ibitekerezo byanyu nibyo tugenderaho. Reka dutangirane n'isengesho, hanyuma utangire utugezaho ijambo rwose, ibyo kurya by'umwuka waduteguriye. Mana yacu, Imana iri kumwe natwe. Amen. Imana ivuga, Imana ikora.
ujya uvuga ugashyira no mu bikorwa. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Twibutse iminsi ya kera Mana, tukuramburira amaboko, ntuhabwe icyubahiro. Warakoze kutuzirikana, warakoze, haleluya, waratuzirikanye Kristo, uvugana natwe ijambo urarikurikirana, urangije urarisohoza. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turabigushimiye muri uyu mwanya. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Ijambo ryawe ratubwira ngo izina ryawe n'umunara muremure, ngo umukiranutsi yarihungiye harakomera. Twaguhungiyeho dushonde, twaguhungiyeho twambaye ubusa, twaguhungiyeho nta nzira, urangije urazirema. Nuhabwe icyubahiro, haleluya. Nushimwe Kristo, nuhimbazwe. Tugeze mu nzira ibiraro biracika, urangije urabitinda. Nushimwe, turagushimiye kuba dutindiye ikiraro cy'ubuzima. Nuhabwe icyubahiro. Urakoze Kristo. Dusengeye ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rikuru, ijambo ryawe raturuta. Mu izina rya Yesu turasenze ngo uzubane natwe, tukubere mikoro wivugire. Icyubahiro cy'umuntu reka kibure, ahubwo abonekane icyawe. Urakoze kubyumvise, none n'iteka ryose. Amen. Amen. Imana mu ijuru ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere. Amen. Aravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicare n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma. Imana ishimwe. Haleluya. Iri ni ijambo ry'Imana. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Imana ishimwe. Birakwiye ko niba uri umunyamasengesho, uri umukozi w'Imana, waravuganye n'Imana, wikurikiza imigambi y'ababi, ngo niba kanaka yarankoreye ibi, ngo nanjye nzamwitura. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Imana ishimwe. Ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Amina. Ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo, ibibabi byacyo ntabwo byuma. Imana ishimwe. Haleluya. Iri ni ijambo ry'ibyiringiro. Ibibabi byacyo ntabwo byuma. Naho ubona neza yuko igiti cyawe cyamaze gushibuka, ariko amina, haleluya, Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Reka nagira ngo utangarize ngo humura, igihe igiti cyatewe hafi y'umugezi, ngo byacyo ntabwo byuma. Iyo urimo Imana ntabwo usonza. Iyo ufite Imana muri wowe, ibintu byose ukoze biremera. Iyo uri mu Mana muri wowe, haleluya, naho waba waburaye, wisiga amavuta wakwambara, umuntu wese yakubona ugenda ati dore uriya muntu wamankamera nk'uriya, wamankamera nk'uriya. Nta yindi password nkubwiye, password ni ukwihangana. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Haleluya. Wikurikiza imigambi y'ababi, wigendera mu nzira zabo. Amina. Nguwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ahubwo cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Imana yacu ishimwe. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, wikurikiza imigambi y'ababi. Uwo muntu arahirwa. Uwo muntu ibyo azakora byose bizamubera byiza. Uwo muntu ibyo azakora byose, haleluya, iri bizavomaho. Isoko uzajya kuvoma ntabwo izakama. Akariba, Imana izagufukurira akariba, kubera ko uzaba wihanganye. Imana izafukura akariba ku buzima bwawe. Imana igifukura akariba, Imana igifungura inzira, izi nzira zafutwe zigafungurwa. Imana yacu ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Amen. Amina. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Imana ishimwe. Uwo muntu arahirwa, uwo muntu azabaho neza. Amen. Ngo umuntu umeze nk'ubu, ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, n'amapfa nubwo yaza ntabwo umuntu azuma. Imana ishimwe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu Bacamanza 5:20. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Uwo musaza aravuga ati kitse umutima mu nda, kandi ibyo ukinye byose biba ari igihe bibazwa, ariko we kurara mu nzira. Amen. Inzara yikuraza mu nzira,
kwambara ubusa byikuraza mu nzira, gutabwa n'umugabo byikuraza mu nzira, gutabwa n'abana byikuraza mu nzira, ahubwo shyitsa umutima mu nda. Ibyo ukenye byose ubibaze Kirisitu, ibyo wumva ushaka genda ubwire Yesu. Bwira Yesu byose ni inshuti yawe, ngo arakunda afasha abashavuye, ngo kandi amara agahinda wirira. Haleluya. Ndagira nkubwire ngo reka kurira, gutabarwa kurabonetse. Birashobora kuba waraye uri kurira, birashobora ko iki gitondo wabikanye amarira, ariko iyi saha haleluya gutabarwa kwawe kurabonetse. ngo uwo musaza aravuga ngo shyitsa umutima mu nda. Ibyo ukenye byose bibara igihe bibazwa, ariko mwe kurara mu nzira. Wirazwa mu nzira n'amadeni, wirazwa mu nzira n'ubukene, wirazwa mu nzira n'ubukode, wirazwa mu nzira. Uwo musaza aravuga ngo shyitsa umutima mu nda. Ngibyo ukenye byose haleluya ngo bibara igihe bibazwa, kumwe kurara mu nzira. Imana yo mu ijuru ishimwe. We kurara mu nzira, we kurara mu nzira kubera ko waburaye, we kurara mu nzira kubera ko washonje, we kurara mu nzira kubera ko wambaye ubusa, we kurara mu nzira. Amina. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Igihe cyarageze tukabona n'isabune yo kumesa, umugabo ajya muri cyuve kumesa, tugafurisha isabune ya senkani basuzuye imyenda akanayigarura, ariko Imana ikavuga ngo izatugirira neza. Ndagira nkubwira ngo reka kurara mu nzira. Imana ishimwe. Uyu mwanya ndi kugura ikarito y'isabune nkayishyira mu nzu. Amena. Haleluya. Imana yacu ishimwe. Bana banjye ntibagiraga birote nk'abandi banyeshuri, bajyaga ku ishuri bagataha nta birote. Sinigeze mbabaza birote kuko sinishuraga minerivare, nta bushobozi nari ifite bwo kwishura minerivare. Birashoboka amashuri y'abana kujyanye kure, birashoboka. Haleluya. Birashoboka imyambaro y'abana kiya kujyana kure, ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo we kurara mu nzira. Amen, amen. Ngo ahubwo ibyo ukenye byose ngo bibariwe bibazwa. Ibyo ukenye byose bwira Yesu byose n'inshuti yawe, ibikubabaza n'ibigutera. Arakunda afasha abashavuye, amara agahinda none wirira. Arakunda afasha abashavuye, ijambo rye kandi wirira. Abaremerewe n'ibiruhanya babwire ko Imana yabarahura. Umurize utumukiza, amara agahinda none wirira. Yesu byose n'inshuti yawe, ibikubabaza n'ibigutera. Arakunda afasha abashavuye, bizera ijambo rye kandi wirira. Haleluya. Bwira Yesu byose n'inshuti yawe, ibikubabaje ibyo byose bibwire Yesu. Yesu niwe karuhura, Yesu niwe uruhura barushye, Yesu niwe udahemuka, Yesu niwe ushobora byose. Imana yo mu ijuru ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Birashobora ko uyu muntu yari ababaye. Amina. Haleluya. Haleluya. Imana yo mu ijuru ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Yari afite umutwaro umuremereye, yari afite agahinda, yari afite intambara mu mutima, ariko agiye gusenga. Imana ivugana nawe. Ijambo ry'Imana atubwiye ngo uwo musaza aramubwira ngo shyitsa umutima mu nda. Ngibyo ukenye byose ngo ube aribyo bibazwa, ngo ariko we kurara mu nzira. Imana ishimwe. Nkubwire ngo haleluya, garuka garuka. Birashoboka ko ufite umutwaro ukuremereye, birashoboka kuri mu ishuri ritakoroheye, ariko we kurara mu nzira. Nugarukira aho ugeze, nugarukira aho ugeze. Erega haracyariho ibyiringiro ko nubwo igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka, niwongera ugaruke, ongera ugaruke mu mutima. Umutima wari wagiye, umutima wari wataraye, ariko ongera ugirire Imana icyizere muri uyu munsi, muri uku kwezi. Ongera ugirire Imana icyizere. Mana yacu shimwe. Amen. Mana ihabwa icyubahiro. Yego, urakoze cyane kuri rino jambo ryiza uduhaye. Ndakeka n'uwari ufite umutima wabaye akahebwe cyangwa se umuntu udafite kwizera, yongera asubire inyuma yumve rino jambo, yongera risubiremo yumve neza.
rino jambo riramuhumuriza, ni ijambo ryomora, ni ijambo ritera ibyiringiro. Urakoze cyane ku ijambo ryiza utugejejeho, Imana iguha umugisha. Amen. Wenda tugana ku musozo, iri jambo hari umuntu ushobora kuryumva rikamufasha, n'uburyo uritanzemo bikamufasha, agakenera uburyo yakubonamo, agakenera contact cyangwa se nimero zawe. Fasha uyu muntu uryohewe n'iri jambo, fasha uyu muntu uryohewe n'uburyo umwigishijemo, umuhe nimero zawe, hanyuma niba yagukenera akaba yakuvugisha, yego mukaba mwanasengana. Yego. Amen. Amen. Nimero zanjye ni 078 3 2 yego 59 03. Gisubiremo. 078 078 3 2 7 59 03. Iyo nimero yabiba no kuri WhatsApp? Niba ko nkoresha kuri WhatsApp. Urakoze cyane mama, reka tugushimire cyane kubwitange n'umwanya uduhaye n'ijambo ryiza utugejejeho. Imana igumugisha, turagushimiye cyane. Yego murakoze cyane. Iyi yari Prophet Ezekiel TV, nge na The Pure. Ibiganiro cyangwa ibibwiriza byacu nakagaruka, kanda aho hasi handitse subscribe, ukore like, wandike muri comment y'ukuntu ibintu ba wabyumvishe, igitekerezo cyangwa se inyunganizi. Imana ibaha umugisha, ndabashimiye cyane, naho butaha.